biragoye cyane umusaza makuru kugira ngo umuntu yemere ariko uyu mugabo yatanze profile ye kandi turebye dusanga kuko niyo ariko bagenda gushima kabisa uri umuntu w'umugabo wemeye kubimbwa ku mugaragaro izuba riva rwose Imana izagufashe mu bwo bwawe ahubwo nibaza ko izindi mbwa zirara hanze wowe ukaburara mu nzu nuko inzu yanjye yahiye bakantera inkunga bakajya mu kazi mwana iryo koti si ryo rikugira umugabo we jya mu kazi urumva nk'ibi ngibi ngo nemeye ko ndimo ngo kuba bafite harya barayimuguriye bamukodesheje inzu oya baramufashije nyuma yo kuyihiye sawa ubwo simbwa niyi mpora mbibabwira kumbwira ngo ugiye gusenga ku cyumweru nuko warangije akazi kose umwanya muto usigaranye uwigenera iki Imana kandi Imana yaremye ibyayo byose ku cyumweru iraruhuka munsi wa karindwi urumva uzayibona aryamye ko museka ariko iruhuka muri weekend biryamye umvise bimwe nakubwiye by'umugabo kuki musenga ku cyumweru ku wa gatanu muri weekend niho bibitaramo amakwe ibiki n'ibiki ku wa mbere Imana ko ari bwo ahubwo iri mu kazi kose kuki mutajyayo mufite ikintu cyitwa selfish muri ikunda Imana mwabona kanya gatanya ni recreation muya nayo niyo mpamvu bakora ibyo mubona bikabacanga uyu nzira hiye bamuteye inkunga mbata buriya ku cyumweru yaragendaga akarira ati nta muntu wambonera kandi yahiye nko ku wa mbere nibwo yagombaga Imana ikoreraho nago bagishakira mu minsi mwigeneye kuri kalendari kuki kalendari mushyiraho kuri weekend mugashyiraho inyuguti z'umutuku ni ukwica amazi hari niho bayicira amazi jewe nyiprofitira hahandi rero hamwe mwayiburiye niho nyishaka ndarwaye sawa ibyo nibyo nababwiraga ariko nk'uwo mbata ati ariko umusiramu rya kabenzi wo ntagushuke akabenzi karemwe nande n'Imana kugira ngo yica abaturage bayo oya nyine urumva ni kugira ngo yo kwisi ngo bafashe ngo akabenzi ngo bakoherezamo ngo amadayimoni ubushize Samusure yaje inkoko zari zagiye ihene ziri inka zari ubwo Samusure yiruka yarambwiye ati ayo matungo ko bayorejemo amadayimoni izo ngurube zikajya mu mafi kuki abantu barya amafi kandi ayo mafi yarariye izo ngurube mburi cyo musubiza none se ni nkabya ngo ifi ya Mizeyona yitwaga Fiona aya abantu nyine system bubatse ni yabo ariko iyo utari umunyabwenge iyo ubaye umunyabwenge cyane bagufata nk'umusazi nk'injiji urumva ko ndwaye na mbataraje arabihamya ndarwaye nta kibazo ngurara munzu naririmbye ngo ngurimbwa ayo nago indirimbo nyigira naririmbye ngo ngurara munzu wowe kandi izindi mbwa ngenzi zawe zirara hanze kubera iyo ndirimbo yitwa ngo ndimbwa right reka twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye muri amahoro abakunzi ba JALAS official aho muri ahari hose haba mu Rwanda hanze y'u Rwanda twizere ko mumeze neza cyane kuri kamera zacu uyu munsi twakiriye umuvandimwe mutamenyereye ariko nzi ko muri no minsi muri mubore mwitangazamakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi nahamagawe n'umuvandimwe witwa AMAG the Black ambwira ati hari umuntu rwose wanjye turi gukorana ya hafi nshaka ko muganira ariko umugabo tuganiye numva afite imyuga myinshi cyane ndavuga ase uyu muntu mwireka abanyarwanda bakamumenya so muvandi umwanya n'uwawe ikaze mbere na mbere tangira wibwira abadukurikiye nubwo ngiye nkuzi murakoze cyane JALAS kumpa umwanya amazina yanjye nitwa DUHE Isaac ariko hari akandi mfite kitwa qualified cyangwa se qualifié so tous les métiers je suis qualifié dans tous les métiers
ubwo ni naho ngira ngo mpere Yego. tuvugana wambwiye uti ngewe nkora urusenda ndadoda ndi umuhanzi urumva ugerekaho n'ibindi bintu noneho bisa nko kwigisha bisa nko gusana imitima y'abantu ndavuga se uyu muntu ni umutete ko ari bo ariko i Kigali usanga umuntu afite imyuga myinshi n'umugabo wakumpaye nawe akora byinshi ubwo niyo mpamvu nagendeyeho Yego. urumva ndavuga nti ubwo reka duhure wenda wasanga ari umwe na Maji cyangwa se wenda bahuje uburyo bwo guhiga so rero iraguha cyangwa se karifiye ujye uvuga ko ngako niko kanyubaka niko karifiye rero tubwire ibintu ndi kuvuga ubundi nibyo cyangwa ndi kuguhimbira ntabwo mpimbira kuko ntabwo AMAG de Black ni umuntu w'umusitari ntabwo ashobora gukorana n'umuntu wa fake so urabona no kuza hano twazanye mu kanya wenda ndaza kumamagara nawe aze kugira ngo abantu bataza kugira ngo ni ibintu byateye byo gutwika ndi kumwe nawe hanyuma wenda ari buze no ari mu modoka bukanda muhamagaraze ndamuhamagaraze hanyuma bataza kugira ngo ni ibintu byo gutwika byateye hanyuma rero ngewe nk'uko wabivuze nkora ibintu byinshi karifiye ntabwo ari izina umuntu apfa kwitwa gusa mu kirere rifite aho ryavuye ndi umuhinzi ariko ntabwo ndi umuhinzi wa feke ndi umuhinzi uri qualified uhinga ibintu bya exploitation nkaba kandi n'umuririmbyi wa gospel nkaba noneho n'umuntu urema imitima usana imitima y'abantu bashavuye cyangwa bafite ibibazo nkaba ndi umudizayina nkaba ndi umwaritiste nkaba nkora ibintu byinshi kuba rero nahura na AMAG de Black nk'umusitari ntabwo ari igitangaza ndabyumva ntabwo ari igitangaza ntangiye ndi kugenda mbyumva nyine wumva n'undi ko wansobanuriye hanyuma wenda twinjireho gatoya turagenda ntabwo turigende twatinda ubuhinzi ukora n'ubuhinzi bwoko ki bumeze gute ubigenza ute sa nk'ubihinahina ni ukuvuga ngende umuhinzi w'imboga n'imbuto ariko muri iki gihe ndabezinga ku urusenda rwitwa badayi ni urusenda twexporta muri Chine no mu Buhinde no muri Scotland niho mbezinze ubu ngubu umazemo igihe kingana imboga n'imbuto mbimazemo iminsi nk'imyaka 4 ariko ubuhinzi bw'urusenda mbwinjiyemo uyu mwaka biragenda vraiment isoko rirahari nko mu cyumweru ushobora kubona gusarura nka tone 2 ntabwo nsanzwe mani kandi ibintu byanjye biba bifite fagiti ntabwo ari ibintu byo ku rurimi gusa ngo umuntu avuge no tuzajya kuri tere murebe mwobuserive ibyo mvugiye aha mubibone vizavi ndimo kuhira abakozi barimo gukora natanze akazi mani niba abantu 20-40 bashobora gukora nkabahemba ntabwo ari ibintu wabona everywhere wenda sa nkujya muri detail ho gatoya z'uburyo rukorwa mu rutanga kuri akuntu ruba rusaruye cyangwa murana rukora oya ntabwo twe twajya mu gihe cyo kurutunganya twebwe iyo rumaze kwera rugifite couleur verte ibara ry'icyatsi nibwo barutwara nuko bimeze tone 2 mu cyumweru n'ubu ngubu hari abantu barimo kusarura mfite umukiriya anyway reka tuganire ukora urusenda kugeza ubu nibwo numvise uriho mu bijyanye n'ubuhinzi ariko wanambwiye uti ndadoda ariko reka banze mpamagara AMAG nabaze kuko biri bumfashe abana rega mwana basigaye banariza mu buryo butandukanye bashobora kugira ngo ndimo ndatwika kandi ari oya muhamagare kandi ushyire muri parireri batagira ngo uhamagaye undi muntu oya reka undi naza akazi karaza atari reka mbikore mana abantu bataza kugira ngo ndimo ndatwika mubwiraze wowe ushyireho parireri upfa kuba reka nzi aze nawe muri gukorana turimo turakorana sinakubwiye ko ndi umusanisa mugera gukora indirimbo dufite collab man wow none se ko ngwe gukora gospel nawe ugiye kumugenza nka Theo oya ntabwo Theo nawe umuntu afite umwihariko we njyewe karifiye ntabwo ndi Theo none se muzakora ya gospel cyangwa ni sekira
ariko sha indirimbo yose ko ari indirimbo ko biterwa n'ikirimo ugira ngo biterwa n'ikirimo mana kandi icyo nzi cyo nuko rero tubonye umusano udatwika uvuga ibintu abifite oya nje ibintu byanjye biba bifite fact ntago uri muri abandi bambara igice cya miliyoni oya ibintu sinzi ndabona ya iciyemo ariko kivuye hora sinzi wakongera ukagerageza kangerageze icyo nabishakiye ni ukugira ngo ntabwo ari ugutwika ni ibintu bizima kandi abadukurikiye bamenye ko izaka ari izaka urumva idaciyemo se noneho ciyemo da ubwire yanze amagi biteze oya mani va mu modoka uze hano turagushaka ariko amagi wagiye uza ukanansuhuza oya ngwino mani ngwino turagukeneye ngwino mubaza akantu kamwe tugenda ntabwo twazanye imana urangiza ibyawe ariko turagushaka ntabwo nge naje gutwika ngwino hari icyo dushaka kukubaza oya vayo mani ibindi urabisobanura uhageze wabyumvise ntabwo ari ibintu mani ibyo byaho ngaho by'intuzi mu gihe wenda tumutegereje amagi nzi ko baparitsemo ari imbere nari nzi ko uriya muntu ari umushoferi wawe wundi mwari muri kumwe oya twazanye yaje adutwaye nge n'amagi aha uravuze uti rero ndi gukora ubuhinzi urabusobanuye ariko ufiteho n'ukuntu uri gukora ubudozi ndabona wenda ndabona aje naza dufashe kabisa inosa namumfatire neza amagi y'amakuru ariko se uba waje ukampera ngo wasigayeyo muri kumwe reka muhe mikoro ahubwo abisobanure bimeze bite kumbona utishimye se muri kujenana mani gute se ariko turaza kubyivuga akwamaje ko ibintu bya business nzi ko utaba ufite ipfunwe kuza ukavuga ko winjiye mu bindi bintu ni bibi ntabwo basobanurira umuvandimwe ambwiye ko mugiye gukorana indirimbo ariko ko ari umutete kandi nawe nkuze nk'umutete mu minsi ishize nagusuye nsanga ufite amakari wawe urabizi uko byagenze amafi urabizi amafirigo urubura ndabona n'ubundi urwambaye ibintu byose no kubikora ariko ngewe turi kwihuta mani nzi ko umurangije amamage oya ndashaka kubaza ikibazo kimwe ntabwo turarangiza ariko ndashaka kubaza ikibazo kandi nawe yashaka kuza kugira ngo yereke abanyarwanda ko atari gutwika kuko ibintu arimo ari ibyanyabyo hari ukuntu umuntu avuga ngo navuganye na Maji batebwa Maji bari kumuvuga gusa ari aho ariko yashaka kwerekana ko muri kumwe ariko nanjye kubw'amahirwe nyine ndakubonye reka nkubaze nakubonye nawe kare ariko nta gahunda twari dufitanye sibyo nyine ari turi gupropose ariko menye urunigi rugezweho urunigi ni drip kuri nyirarwo kuri wowe se nose nimba rurwanjye birakureba iki broski wambaye urunigi n'urubura n'urusenda turi muri systeme yo kwamamaza ibintu by'urusenda ariko nyine niyo media tuba turimo reka mbivugisha ukuri kugira ngo abantu bajye bareka kubimenya ko ari ugutwika njyewe nari mubwiye ngo azakora ikiganiro na JALAS nicaye hariya mvuga narakirangije amamagaye mu kiganiro Nyarwanda baba bagomba no kumva ko nta kindi kibazo dufitanye gusa unansuhuje cyangwa ari kuri ntagufatira amakuru nago ikibazo nashaka kukubaza okay urusenda rurahari isaha n'isaha yaguhaye nimero oya arayitanga mu kanya ahubwo cyo nkuba urumva yavuze ati njyanye so gutwika kandi ino showbiz irimo ibintu byinshi byo gutwika iki cyabitwemeza kumwe mutari gutwika kuko buri wese akubwira ati abandi baratwika ariko njye sindi gutwika tariki zingahe kujya kureba urusenda neza kuri tele buretse gato watwikisha urusenda wenda tuje gutwika twavuga ko dufite uruganda rw'ibibiriti kubera ko se ibibiriti byo bitwika neza ibyo bintu twebwe turarwota urusenda rutwika mu mugwama nose rwagutwika rudahari
wowe Rugomba kuba ruhari. muhane gahunda njyewe nzagenda mbamurikire ahantu urusenda ruhenze ntabwo ushobora wababwiye umusaruro ngana ute urumva umuntu yaza gutwika muri ubwo buryo oya biragoye waba utwitse nabi waba witwitse yaba yitwitse so rero tugeragereze tuve hano tugende pe oya agiye kubageregereza ahubwo akagira ikindi kibazo nkubaza kugira ngo ubone kugenda urabona system ihari muri showbiz ni ikiganiro nahoze numva none n'abandi bagenda babivuga n'ibindi biganiro bigere bitandukanye bagenda bavuga bamwe na bamwe noneho ngeze n'Imana mpura na qualifié dans tous les métiers cyangwa se qualifié mu bintu bigiye bitandukanye nawe kandi nzi ko iyo karito yigira yo gukora ibintu byinshi ubundi umuntu urumva hari umuntu uri umututravu hari n'undi muntu ushaka kwerekana ko azi byinshi ariko ugasanga nta na kimwe akora sinzi niba utajya ubibona kubimenya si ko kubishyira mu bikorwa icyo ni kimwe nubwo wajya kumva reka mbisanisha n'akazi wenda ka showbiz ariko waba wicaye n'umunota umwe ntari ariko urumva bikaze ariko ikaze rwose iyo tugeze ku kintu cyo kukubwira ndakubwira ngo ni nko kumva umuraperi ari kuririmba aranibi okay ni umuhanzi ariko si umuririmbyi nkuko komuteri ni nko kumva umukinnyi wa volley yakinnye basket buri wese afite impano ye ariko iyo bigeze mu kazi manzi uririmba yacuruje amafi kina filime yambaye ibirenge ukamubona stage uwo ni njye barakubwira ngo shakishiriza ariko nawe umenye ko ibyo bintu ugiye gukora tayari yabyo none se ubu kuki ntazanye ibikontra ngo hano ngo agiye kunsinyisha amafaranga yo ku rwego rwo hejuru umudozi kabuhariwe hakarira kudodera ntabwo udoda ntabwo ibi na pero byawe ariko byerekana man ariko se kubituka nuko bari byinshi ari binini uri nasi fata koroshi udodi byawe nkukiye wenda wabiguze ngiye koroshi iruhande rwa maji hano imbere ariko munkoresheje ikiganiro mu bundi buryo ihangane iminsi ishize twaravuganye urambwira uti sinshaka kongera kugaragara mu itangazamakuru vuba kuko kuza kubwira abantu ibintu ntacyo ufite ubabwira oya ubu ngubu ndabona gihari ariko ndabona n'amabora ahari byivugire singomba kubivuga oya byose kandi mukorana ntago njyewe ndi muri iyi systeme sinyirimo njyewe ndi mu rusenda mu makoroshi ninjye muntu wa mbere w'umugabo mu Rwanda ukoresha koroshi none si ibi ngibi ntago mubona ko ari na pero ndimo gukora hataza kugira ngo nimo ndatuka cyangwa nizo naguze zo kugenda gufata kurosha ibyo ubwabyo ni isomo urabona ntegwa oya ndabona n'igiseke wakiboha rwose nkora ibintu byinshi mugakora urubura ndi tu travel aho we mujyana nabamwinjije muri business ya maji kuri media gutya abantu bakavuga ngo yaje gutwi urabona ndimo gutwika ngaho rekeraho icyo nakubwiraga uyu muntu akora utuntu twinshi nibyo koko ariko naramurebye agenda ambwira ngo arashaka gufasha abantu ngo bafite agahinda gakabije aha nibyo niho hantu rero yabimbwiye nabyo yabivuze ndavuga nti iki kintu wakibaza Magiko nawe agenda gakabije ugeze ku termometre y'agahinda uretse uvuze ko ari ubukene kandi butera agahinda gakabije ubwo azaba amafaranga azaba akizije iki kibazo ashaka kuba afite ku bundi buryo nyine kuki udashaka kumuha umwanya ngo busobanure reka muhe mikoro umwanya wawe yarawufite wemera ko muri runo ruganda uri kuzamo rw'umuziki harimo abantu bafite agahinda gakabije cyane rwose aha ubona biterwa n'iki rero abasitari bacu ubona depression yabo hanini ishingiye kuki icyo nge mbona iyo
birebye muri analize yanjye iri personnel mbona ko agenda gakabije gaterwa no kujya mu bintu umuntu atazi ibyo ari byo akagira ngo ni ibintu winjiramo nk'umuntu urimo kwinjira mu isoko mu market agenda gatoragura akagura inyanya amavuta ibitunguru akongera agasohokamo ntabwo ariko rero showbiz imeze ni ibintu uinvestisamo ni ikintu ujyamo ariko ntabwo nemeranya nawe narindimo kugenda ngana kubiganiraho ukuntu tutabyumva kimwe jewe zana hano aho umusenga begeranamo gake n'undi mwambaye agapfukamunwa wowe ufasha abantu bafite ibibazo ntabwo mbamo ubu maje kwishyura wowe ikintu kiba gihari ntabwo ushobora kubwira abantu ngo mu buryo bw'imiganire ubafasha gute bafate bahinga urusenda tugende dukore ubwo nyine musobanurira kubera icyamagi umuntu uramumanipira hariho nk'umuntu ufite ikibazo avuga ati njyewe navutse muri famiye ikennye cyangwa se navutse nsanga ndi imfubyi akumva ko ubuzima bwe kuba ari imfubyi deja bwamaze kurangira ariko icyo nge nkora ndamwegera nkamwereka ko umuntu amenya iminsi amaze uzura ababyeyi be ntabwo mbazura ariko muremamo icyizere cyo kubaho wowe umurema cyizere wishaka rose bucyamuye ikibazo cyafite ntabwo ngikemura kuko tuvuge nimba umuntu afite nyina atamubona uramujyana ukamusinziriza akamuhobe oya arega gupfa umuntu amagi reka nkubwire wowe duhinga urusenda turucuruze man kugira ngo ukemure ikibazo cy'umuntu urabanza ukamenya icyo kibazo ni ikihe ubu se mfite ikihe kibazo ngamganiriza byanze bikunze ikibazo ndagifite nganiriza ukinyemurira ikibazo rero ushobora kuba wowe ufite ni ikibazo wenda cy'imitekerereze n'imyumvire wenda bishobora kuba binyuranye n'ibyanjye nabwo ku nyungu runaka cyangwa se kubitekereza ariko hari n'abandi mpura nabo twaganira ugasanga bihuje abo yewe urabona mfite ikihe kibazo ikibazo ufite rero reka nyikubwira amagi uranagisubiza ntabwo nkisubiza bitewe n'uko gukora iki nibura ariko nose akoze consultation y'ikibazo cyane ngayikore reka nkubwire ikibazo ufite amana amagi de black umusitari w'ibihe byose ufite ikibazo cya Dalis ikibazo sengura ni buriya abantu banariza ntabafite ikibazo bose uragikemura uterero icyo natimenye ngagikemure rero kirakemuka giti reka nkubwire ukuntu gikemuka ariko umwana mwagiye muvugisha umuntu yanariza ni ibintu nibura abona ko afiteho wowe rero ahubwo ndumva ari wowe mwana liste kundusha wowe mfite ikibazo wakibonye gikemure ngewe uko nagikemura ujye wanariza ibintu bifite starting point na ending point kuko kwanariza ikintu utari bubonere igisubizo nuko nguko ukemura ibibazo by'abantu narashe ubwonko cyane rwose amagi aravuga ko wanariza mbese udafite umurongo aho watangiriye naho uri busoreze ndakubaza none se kuba anganirije uko yagikemuye ngaho tubabwire ubundi reka hari umuntu ubona afite no kwakira umuntu umugira amagi rero yakomeje umutsi abarwayi nkatwe mubikemura mute nyine abarwayi byarenze bameze hari abantu amagi nk'ubu nge sinamushobora rwose mubona akaza rero nuzongere kubwira abantu ko ari byo bibazo ukemura nese nimba ufite abarwayi utakemura wowe uri umusitari abarwayi adashaka no se ubusitari ni ikibazo reka nyine mbikubwire uri umusitari urwaye kwego we warenze urumva ubu ngubu ahantu ushitse ntabwo wari kukuza umuntu aho reka nkubwire ikibazo sawa bose mwigira abaganga mwese nanjye reka nkuvure ikibazo ufite ntacyo uzi ngende umwana list nese umurwayi avura umuganga ibintu bihari abantu ibibazo by'abantu ntabwo babikemura ngo birangize icyo ni kimwe
no mu miti bandikira abantu ibibazo we wabyumvishe muri context yo kubaha amafaranga kandi ntabyo cyara amafaranga usabye ngaho mezi iyo knowledge ufite yawe y'ibibazo njyewe knowledge mfite ntabwo ari ibibazo mfite okay niba utabifite ubwo nzaza ubwo rero urumva ko muganga yibeshya ibisubizo by'umurwayi ibyo ni ibintu byo kubeshya ikibazo ubundi kigira kumenyera akagikemura oya nuru rumuvura aho bizagende bite ariko amani reka nkubwire ndakubaza uri umutaraga ndakwemera ariko nutabaza ngo wemere ko ufite ikibazo sawa ko ngifite se ukaba ugikemura ukaba utagikemuye ndwaye malariya nagenda nkagura icyo bita kwariteme ikibazo cyanjye kirakemuka wowe turaganiriye uransuzumye hari ikibazo kiri spirituel ntabwo kubona umuntu agenda mu muhanda uzigiye uzakemura icyo kibazo yambaye neza inkweto nk'iyawe nziza yaka nayiguze mu burwayi ariko yifitiye ikibazo mu mutima wagendana kandi abantu badashobora kumenya ko agifite none wowe reba muri microscope y'imitima y'abantu mani ducuruza urusenda uzabyemera se n'ibindi numva utarimo kubyemera abadukuri umva JALAS buriya munyije mu kiganiro ntashakaga no kuganira umuntu nahageze nyine ariko amaji kutemera ko kwisi dukeneye abantu nk'abo kandi wa mugani wararirimbye ko kwisi ibintu bitoroshye impamvu ntabemera nuko mbabwira bantestinga ikibazo cyane ntibagikemura nuzi ubwo wawe bemera gute n'abaganga utemera kemura ikibazo cyo kwanariza cyanjye gikemura amani rero nakubwira urahita ubona abakiriya ureka nkubwira amani oya mani oya wowe urusenda turarwemera turarufite reka nkubwire banza utega amatwi ubwawe wemere ko uwo muganga umukeneye sibyora yemere ko afite ikibazo hanyuma kandi anemere na muganga ari kwivuza atabishaka harimo arivuza atabishaka ni nko ko wafata umuntu iyo ndwara ukamutwara indera atarimo kubyemera iyo ndwara yitwa umuganga utazi indwara wowe sinagushobora indwara arwaye yitwa ngo iki wenda hari n'abandi abadukurikiranye bayifite wenda bo bafashe nge ntiwanshobora wowe indwara yawe bayita analytical sickness none traduire c'est trahir bishyire no mu kinyarwanda ufite indwara yo gusesengura ibintu udafitiye ibisubizo biri direct hanyuma rero ke bivurishwa ibititwa nguki uzagenda ubanze reka nkubwire umuti wa mbere uzagenda ubanze uryame amasaha 2 ureba muri parafo y'inzu yawe wenyine personnel ibyo binini byitwa ibyo binini nibyo ndibo gukubwira umugaramo ugenda ugarama urebe muri parafo y'inzu yawe amasaha ninde ukubwiye ko mfite inzu yanjye ariko niba utayifite urakodera none se kumbwiye ibintu gato ninde uyikubwiye urambwira ngo genda uryame mu nzu yawe ntayo uzi ko mfite urebe hejuru rero amagi wowe ibinini byo kuramura ari igihe umuntu ajya kwa muganga mwebwe mudukurikiye oya hano turi kuri channel yitwa JALAS official hari igihe umuntu ajya kwa nzajya mbabwiza ukuri ariko atazi nawe ko arwaye ugasanga aragenda gusa mu kigare kuko avuze ko ari ku bitaro kumuvura agenda mu rugo rwe kuri parafu genda ngiye nkuhaye uburyo bwo gukira indwara yawe wenyine ni we wa mbere ugomba gutekereza ku ndwara yawe kumunaniza cyandika imiti umuti wa mbere arawanditse uhita umunaniza yakiguye imiti ariko amagi ndanakwemera nubwo uvuga ko uri umurwayi nawe ubwawe uranabyemera kandi ko urwaye urarwaye nyine wowe uri muzima utigeze usuzuma ngiye nabonye yose ndi umuvuzi ntacyo ukintu urwaye utanazi rero urwaye ikintu cyitwa kwibeshya ku muntu nanjye kugira ngo none ugikire uzagenda uceceka ikibazo cyawe none se kusubiyeho umuti nagwaya winsubiramo wowe nuguceceka harabuntu umubageze urebe mu nigeze nkubwira ko uzareba yuko avuga nanjye reko abaganga bahuye ari babiri
uzagende wicecekera ibibazo byawe ibindi uzamuka. Afite n'indirimbo yitwa ceceka ikibazo cyawe, ubwo urumva wenda nanjye mfite indi yitwa ntiwiringire umwana w'umuntu, ariko nawe afite yitwa umuntu aramaze. None se kuki wayirimbye ngo siniringira umwana w'umuntu nkaba ushaka ko nkwiringira ngo ndebe muri parafu? Ubwo nkubajije icyo kibazo wakinsubiza. Sinkwiringira biterwa n'ibyo umwiringiraho. Nge ndebe muri niba wiringira ko ndibugwa amafaranga ntari buyaguze. JALAS uyu muntu buriya tujye tunakota ari uyu muntu nanjye okay bibaye wenda nka debate yego washyigikirana ndakubajije yagira amahanga mutima ari ukura muri parafu no kugenda agaceceka urashigikira iki? Ngewe kubera ko wamwimye umwanya ngo arangize gutanga umuti w'ikibazo cyawe wavuga, wowe ukaba watanze ikibazo ni ikihe wakemeye ko gihari? Avuga ko ufite ikibazo mu mitekerereze, yo kwanariza hariya hanyuma kandi konjyanye mu nsenda zawe bikarangi barega iriya ni business. Kandi ikindi buriya uburyo wanariza ni ikibazo kuko nta gisubizo uburi bubone, ariko waje tugacuruza urusenda mani ko ariho ngira ngo ibisubizo byawe ahubwo nta kivuye byarangiye. Ese utaho uceceka ibindi ubyihore. Ndaceceka iki se wankundiye? Ceceka ikibazo cyawe. Umva mubwire JALAS, ngewe ndakuvuye, ngewe ndi muganga udatanga amafaranga, ariko ntabwo ibitaro byanyu biherereye. Ibitaro byanjye ni umutwe kuko ni imiti iva hanyuma iri nishu iryo nishu. Fata mikoro neza. Uyu nguyu afite umutanga abandi kameramani afite watermelon. Ibyo ni ibyanyu, nge navuze umutwe wawe. Watuvuye se ko tutabyumva neza? Kuzi kuvura umurwayi utemera akarwaye. Weza n'urusenda turucuruza. Akenshi bajya bavuga ko niyo umuntu babijyanye indera ikibazo cya biro babaza bati wasaze agahakana. Iyo yahakanye rero burya kumuvura. Umva. Nimba nshobora kuba ndi kwamamariza urusenda. Nimba ndi kwamamariza umuntu ufite umurima wa toni hegitari mu cyumweru agacuzinga umusazi nyiri uwo murima n'umuki, ariko arimo aranyumva nabi sinavuze ko yasase, arimo arambeshya ibibazo. areka none se reka ngo abantu badukurikirega barasesengura basesengure ngewe ndimo kuvuga. Ntago umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze no kwanariza bari umusazi. Ubyumve neza. Icyo mvura ni igiki? Icyo mvura rero ni ibyo bisigisigi bishobora kukugira tandasiyo kujya ibyo byo kwanariza ibintu mu buryo buno cyangwa buriya viramo gusara bikoze nabi. Iyo uburimo ni kera bajyaga bavuga mu ishuri ngo umuntu afite tentative de tricherie. Ubwo iyo ni tentative yo kugenda ukajya kuba iki? Umusazi. Uko birimo birazama. Hanyuma ariko bifite naho byagarukiye. Tentative yawe yo ni iyihe? Tentative yanjye niyo kukuvura. Urakoze cyane JALAS. Kandi byakunaniye. Nakubwiye ngo kuvura umurwayi we ubwe atazi ko arwaye. Niyo bamutwara muri ruhafa. Rero biragaragara ko nanjye kukuvura biri bungore. Kumvura ngewe? Wemeye ko urwaye se? Tubura n'imyoje. Urarwaye ufite ikibazo babyita wambwiye tentative, reka nkubwire escroquerie. Sawa. Escroquerie se ni siyansi beze. Yubwe escroquerie. Uravura umuntu ufite ibibazo ngo umuntu ngo wabavuze ngo ababyeyi ngo mubwira ngo akumva ko baha ibyo no. Ikiza nuko muri ibyo bintu escroquerie ma. Escroquerie ijana ku ijana. Wowe barakugongera imodoka parishoke kavango waganiriza umuntu akumva kiriho. Oya nina kuganiriza desire turi buvemo niyi. Wose ukora igaraje, wowe ugira igaraje. Ari umuntu wo mu igaraje. Nawe ninde wafashe uwo muntu ufite imodoka bagonze parishoke? Hoya. Ariko ngewe niba mfite abantu naganirije bakava kuri stage imwe y'imyumvire y'ibibazo. Hanyuma njye nkunanije iki? Wowe urananiye man. Urabyivuze. Umva icyo nagukunde nuko wemeye ko dukwana business. Naho ibyo iby'imitekerereze yawe aragoye nayigumane. No tujye duhura handi man. Umva uzankorere arye babyita nkuki? Damuru yagiye. Damuru yagiye kwivuza mu Buhinde.
hano byaba byabananiye bazakora transfer za transfer banjyane baratubesha mwana ntago byashoboka ikintu nkundira abanyarwanda barasi ikintu amaje avuze gishoboka ko umuntu ashobora gutekerezaho uvuze uti ngiye mfata umuntu nkamuganiriza agahindura imyumvire ibyo byose service utanga irishyurwa Jara reka nkubwire uburevuramo ntabwo nishyuza vrema ubwo bwe score bwawe oya kuki utishyira subayeho mbaminga urusenda ariko urabona iyi nkweto nose wahinze urusenda rugufate neza ubwire amafaranga igura iyi mari urayibona niyo wambara uri kuvura reka nkubwire Jara jewe ejo bundi hari umuntu naganiriye nawe numwesikoro nyine mu bintu ari umuntu umwesikoro mwaganiye agiye kushyira put me in the same basket oya ntago wakemura ibibazo by'abantu nabuzwa n'iki se nimba icyanjye cyakunaniye ndi sample oya sha umva nkubwire burya umuntu uva muri sample yanze umuntu umukiriya musubize araguha kayiciro utace mu icyambere cy'isample reka mpa urugero umuntu niba agiye muri hashika bakamuvura bakabona biranze ibitaro byanyu mwe biherereye bakamuha transfer yo kujya muri India nukuvuga ko muri hashika nta baganga bari yo bavura n'abandi bagakira kandi nanjye nasabye transfer nyine oya jewe urwaye bwawe burananiye ubwo ntuvura hari abantu utavura step umurwayi ageraho ukabutamushoboye nibyo nakubwiraga nyine niyo wagezeho nanjye nakunaniwe ariko ntago bivuze ko Olivier niwe muhanzi wa mbere waruvuye ariko mwagiye bereka ibyo bintu nagira nkubaze niba ubona byoroshye kuvura abahanzi biroroshye ukurikije sample uburwayi bukomeye abahanzi ukurikije sample ntago bakuramo amafaranga mwana byihore zina basarongo bamwe babapfu umuntu araje ugeze kuri iyo step uri kubireferaho oya reka nkubwire uraseka iki ubwo n'uburwayi burebure sarongo ajemo gute mu burwayi bw'abantu oya reka nkubwire hari abantu bajya bibeshya bakajya gushakira ku bapfumu ngo nabo bafite ubushobozi ubuse ikinyemeza ko uri umuvuzi diplome yabyo urabifite ibitaro byanyu biherereye Neskuromani oya ariko amani reka nkubwire vura nyine ndarwaye sawa ntago nzi ko ndwaye niko wambwiye ntabyo nzi ngamvura nakubwiye ngo uzafata kandi ndwaye none se reka nkumuti none se wavura umuntu mutemo kuvuganara n'umurwayi izo mbogamizi nk'abarwayi mu bigenzo ute nakubwira ariko utandukanye ubuvuzi bwanjye utandukanye ubuvuzi bwanjye n'ubwo bwo mu bitaro bisanzwe ntago uri umuvuzi w'inoze njye nakubwiye ko mfasha abantu bafite ibibazo mu mutima nkabaganiriza ku buryo bumva babohotse ubwo uvura imitima sasa mfasha abantu bisa na mitima ntabwo ntanga ibinini okay reka ngushakira akazi ndagusabiye kuri Kiss FM handi kuri ruhura umutima tubonye umuntu bwa mbere mu mateka y'u Rwanda oya bivuge ubishimanye oya ndakemera ariko ntubivuga ugenura ariko noneho kugira ngo umuntu buretse uvuga ugenura kugira ngo uyu muntu mu muhakazi arabanza avura umukiriya wa mbere mubibone amani ndakuvura mu izina ry'uwo wemera ndanze kavuna umuheto ese ubwo uyu muntu utukana kavuna umuheto ni umuntu w'umuvuzi mani reka nisubirire mu modoka mukomeze ibyo bintu ariko igihe hari urusenda rwo rurahari yego urusenda rurahari barukenera barubona ibyo tuba tunyuzemo ni ibintu ntumvikanyeho nawe kuko hari igihe uvugana n'umuntu akakubwira ibintu byose ashoboye bimwe ukabimubazaho nk'ibi nkoze urusenda rwo rurahari pfunsi ntabwo wari urusenda narubonye kabisa urusenda rwo ndarwema reka kuvura umutima w'umuntu ubyitondemo reka nkubaze ikibazo kimwe mpita nanigendera ndasubira kwiyicaje umutima w'umuntu uretse urupfu uretse urupfu urukundo ngo buretse nawe urarwaye wese wamuvura muzana umuvura urabyemera ko urwaye nubura sawa nabanza yivu
buraro nicyo kibazo dufite. wowe nande Nicyo kibazo dufite cyo wowe nande kubona. nicyo Je n'abandi dusangiye. bande nyine Banweri Masudi nde undi mukifitanye urarwaye ntiwabe Icyemera ko urwaye. wowe urarembye. Sawa nta kibazo. nago abantu kubavura ntibishoboka byo mu mutima urukundo ngo ruba mu mutima nago muzi abantu bajya bagira ikibazo cy'umutima bakababaga bakabashyira mu ndi mutima urabyemera Ariko ndakubaza ndabyemera ibyo bibaho. none se urukundo ko ruba mu mutima uwo mugabo babaza uwo mutima bakawushyira mu ndi akunda umugore w'uwo muntu wundi kaba bamuhinduriye umutima Rero ibyo ni JALAS ariko amaburetse kugenda gato rimwe urusenda buretse gato kuri icyo kintu tugisoze wenda dore bagushinje ko utajya usoza ibintu watangiye ko bananiwe kumvura se cyo cy'imitekerereze ubuzima bwo muri showbiz bwo gutwika ubona ntaho bwakwica abahanzi mu bijyanye n'imitekerereze ndetse n'imibereho abanza gikemure oya cyane rwose kuko umuntu kandi kirimo kubyica umuntu atekereza amafaranga mbere yuko akora mwagiye mubanza mugakora hanyuma amafaranga akaza nyuma ukabona umuntu yinjiye muri showbiz atagitinga amafaranga miliyoni 10 mu kwezi kumwe kandi ibyo na impossible ntabwo bishoboka uri kuvura narababwiye ngo iyi show reka nkubwize uko umva nkubwire hari ibintu bitatu ugomba kugenderaho kugira ngo showbiz uyishobore ntago bishoboka kuko iyi showbiz ibintu bitatu byonyine wewe bitatu nabanza bikubwira umve bari iyi showbiz ubashe kuyimentira ndahita mbikubwira uko bimeze ibyo bintu hari ubwo nari nabyumva twagiye icyambere amana ugomba kugira discipline nayo oya buratse kuvuga amana reka mbaze toya tugende kuri kimwe ku kindi ntayo ngira abantu bamamariza urusenda rwawe nta discipline bafite JALAS umbabarira umbwiye dukomeze icyo ni kimwe komeza cya kabiri gukora cyane mw'abantu mwe mudukurikiye mukora nudakora vugana nanjye ninjye wabishyizeho ntabwo nkora icyo ni icya kabiri icya gatatu nibyo ngo ngomba kugenderaho mu buzima kwihangana ntabwo nihangana kwihangana kwawe ntabwo ndi bukumezire kuko nta ihangane metre mfite ariko nawe murayigira ku bitaro reka nkubwire nge kimwe noneho kujya nigende kimwe gusa uzagenda ucika ikibazo cyawe cyonyine ahubwo waye dupfa none wahitupfa nazo si kimwe ubuse waje ahangaha turi kumwe ejo urajya hariya ejo bundi kuki udaceceka urambwiye ngo wowe umbwiye ibyo ngenderaho umbwiye ngo niwo muti w'ibibazo wowe kuki utabikora ufite ibibazo ntabyo mfite nese wacecetse urashaka none se ababifite mbareke ahubwo se ko babakoretse wabikemuye kugira ngo ubashe guha agaciro abandi oya dukore dore waramenye kutibereyeho dore nkubwire ikintu nge nkukundira n'ikimwe nagukundiye ko uturimo tw'amaboko dushobora gutunga umuntu ariko utwo twa esprit satanique na escroquerie no way umuntu uzarwara sinzaza kumuvurana n'uyu muntu uzakenera urusenda ibyo esprit satanique avuga bikorwa n'abantu bashaka indamu mu bandi ntabwo nge saba numvisha amajere kugufata nka babahanuzi baza bari abahanuzi n'abantu barayobewe bari abahanuzi b'inyuma ni gute umuntu akubwira ngo genda mu cyumba cyawe wenda waraye mu gihuru urebe kuri parafu utazi nimba ifitemo parafu gusa uri kuvura ibiki mwareba urusenda ko ahubwo ni rwiza kubavura abantu wowe wavura umuntu nabuzwa n'icyo ariko uri umudokiteri kugira ngo imiti ariko wari uzi ko n'imiti yo mu gisambu ivura uretse n'ibi bya production ku buryo yankorera parafu ndi burebemo ndi gukira indwara yo kudakwanariza amagere kaguze kuri ariko hari ikizere nkuha ubwo turi kumwe nge nawe everything will be good ndabyizera vraiment nanjye mujya mutekereza kurucuruza hano mu Rwanda niba ruhari umuntu ushaka kurubona yarugura gute urusenda rurahari kuko rumva yambwiye ko ari bijyanye no kurujyana hanze cyane murimo
abantu bo nyine bari b'abanyarwanda. Arize ko wanyanze uri boss wanjye. Oya amagi ntabwo mwanga ndaramukunda cyane. Kuko n'umuntu ufite imitekerereze bisa naho yagutse ariko agira akantu ka resistance man. Ko kutava kwijabasha wajya uva kwijambo manuka. Ko ibintu ko inamira kuka ntabwo ari akabande n'imitekerereze muri babandi bahindukira ku buriri gusa. Oya. So urusenda rero nkuko wari ubibajije hari amasoko ari lokale akaba nandi masoko ari external. Ariko muri rusange mu Rwanda barurya mu mahoteli cyane. Oya mana aracuruza urusenda ndarucuruza mu Rwanda rwose nta kibazo. Kuko nka mu gitondo numva hari izina ryihariye rugira wenda bari gutwa badai. Ya badai. Urumva ngewe numvisha nka mu gitondo commande yari commande yari narifite commande y'ibiro 800 ubu deja byamaze no kugenda. Ibyo rero nibyo uzamvurije. Naho birabindi byo tubireke. Ariko cyukora ibintu bikarishye gusa. Ariko bikarishye gute? Urusenda. Nibyo. Arega. Icyo dushaka uramugabo uri hano yitwa MBATA. Yaravuze ati yakurebye babona urubwa neza nkuko wiyise ndi. Imbwa imenye indi. Bite MBATA iranzu si yahiye ye. Ngo yakundanye na Ethiopia. Kiboneza mvugo mu mushaka ni kimeze gute. Nimubwiye ukuntu cyaje gushize wambwiye uti amajaririmbye ndimbwa ati none yo mwitegereze mbona ari urubwa n'ubundi. Yavuze ukuri. Biragoye cyane. Umusaza makuru kugira ngo umuntu yemere. Ariko uyu mugabo yatanze profile ye. Kandi turebye dusanga kuko niyo. Ariko bagenda gushima kabisa uri umuntu w'umugabo wemeye kubimbwa ku mugaragaro izuba riva. Rwose Imana izagufashe mu bwo bwawe. Ahubwo nibaza ko izindi mbwa zirara hanze wowe ukaburara mu nzu. Nuko inzu yanjye yahiye bakantera inkunga. Akajya mu kazi mwana. Iryo kote si ryo kugira umugabo we. Jya mu kazi. Urumva nk'ibi ngibi. Ngo nemeye ko ndimwe. Ngo kuba bafite arije barayimuguriye bamukodesheje inzu. Oya baramufashije nyuma yo kwihiye. Sawa. Ubwo simbwa niyi. Kujya atifashe. Byagenze. Aho ni mwe muzamura urusenda yirira. Anyway, iki kiganiro kirangire. Munzanye mu buryo ntarenze. Reka kirangire. Ahubwo yarambwiye ko mugiye gukorana indirimbo. Oya n'umuhanzi. Ariko ukuntu ameze ashobora gutanga nyine ashobora kuririmba ibintu bifite message yafasha abantu. Yego. Ariko sinamubaza ritima ririmba, sinamubaza injyana ririmba. Yabwiye ko ari gospel. Byanze bikunze bitewe n'ibiganiro aganira bigaragaza ko hari ikintu. Ubwo nawe muzakorana nk'ingoma yatewe. Yambwiye ati tewe nitewe nanjye njye ariko nari kumugerageza ko ari indi gospel yigeze gukoramo. Mbona abantu tudafite abantu batuma twakora. Ese amaji ukoze indirimbo ya gospel idini ntago ribibona nabi wenda tunasoreza. Ariko iryo dini yo mfuye tupfana naryo. Dini ni biki ko ari ibintu bizaniye abantu. Ibintu bizaniye abantu bazanye ibiboro man. Wumva waravutse nawe ngo ujye kuvugana n'umukiriya. Niba uri umusiramu ngo ingurube urabizi. Niba bafite sinzi ukuntu babigenje. Ariko idini rya mbere no kumenyana nawe kawa. Zero. Niyo mpamvu wakoze indirimbo yitwa Umurokore ntagushuke. Yanjye man mbikore nkuramo agapfuka. Nta kibazo. Mpora mbibabwira. Kumbwira ngo ugiye gusenga ku cyumweru nuko warangije akazi kose. Umwanya muto usigaranye uwigenera iki? Imana. Kandi Imana yaremye ibyayo byose. Ku cyumweru iraruhuka. Munsi wa karindwi. Urumva uzayibona aryama. Ko museka ariko iruhuka muri weekend biryamye. Umvise bimwe nakubwiye by'umugabo. Kuki musenga ku cyumweru ku wa gatanu ku wa gatanu muri weekend? Wabi bitaramo amakwe ibiki nibiki. Ku wa mbere Imana kwa aribwo ahubwo iri mu kazi kose kuki mutajyayo.
mufite ikintu cyitwa selfish murikunda Imana mwabona kanya gatanya ni recreation muye nayo niyo mpamvu bakora ibyo mubona bikabacanga uyu nzira hiye bamuteye inkunga mbata buriya ku cyumweru yaragendaga akarira ati nta muntu wambonera kandi yahiye nko ku wa mbere nibwo yagombaga Imana ikoreraho ntago bagishakira mu minsi mwigeneye kuri kalendari kuki kalendari mushyiraho kuri weekend mugashyiraho inyuguti z'umutuku ni ukwica amazi ari niho bayicira amazi njyewe nyiprofitira hahandi rero hamwe mwayiburiye niho nyishaka ndarwaye sawa ibyo nibyo nababwiraga ariko nk'uwo mbata ati ariko umusiramu rya kabenzi wo ntagushuke akabenzi karemwe nande n'Imana kugira ngo yice abaturage bayo oya nyine urumva ndi kugira ndi ngo yo kwisi ngo bafashe ngo akabenzi ngo bakoherezamo ngo amadayimoni ubushize Samusure inkoko zari zagiye ihene ziri inka zari ubwo Samusure aheruka yarambwiye ati ayo matungo ko bayorejemo amadayimoni izo ngurube zikajya mu mafi kuki abantu barya amafi kandi ayo mafi yarariye izo ngurube mburi cyo musubiza none se ni nkabya ngo ifi ya Mizeyona yitwaga Fiona aya abantu nyine system bubatse ni yabo ariko iyo utari umunyabwenge iyo ubaye umunyabwenge cyane bagufata nk'umusazi nk'injiji nk'urumva ko ndwaye na mbataraje arabihamya ndarwaye nta kibazo ngurara munzi naririmbye ngo ngurimbwa ayo nago indirimbo nyigira naririmbye ngo ngurara munzu wowe kandi izindi mbwa ngenzi zawe zirara hanze kubera iyo ndirimbo yitwa ngo ndimbwa bye man reka uriya niko agenda aragiye ni wowe kavuna umuheto unabye mu nama umuntu ugushaka rero umuntu bashaka kubabona bitari bino by'ikiganiro bisaba iki umuntu ushaka ashakira kuri social kuri platforms zanjye WhatsApp Facebook Instagram hanyuma kanamamagara kuri nimero ya telefone okay wayitanga wenda nta kibazo nimero yanjye ya telefone ni 078 68 01 19 ndasubiramo 078 68 01 19 aho niho mushobora kumbona mukamamagara cyangwa ukananyandikira kuri zo platform zanye zose navuze nitwira Guizake hanyuma cyaba ari igitekerezo ikibazo icyifuzo ubujyanama n'ibindi bintu byinshi bitandukanye naho mwambonera umusaza reka tugushimire rero ndumva ibintu by'ingenzi wabivuze ahanini wenda turategereza iyo ndirimbo yawe na Majid the Black nko mwitangazamakuru ubwo wenda bijyanye na business ibyo tuzagusura twemerera nabonye ibijyanye no kudoda no kuboha ari ibintu ukora live ariko wenda urusenda buriya tuzaza tubereka abanyarwanda abantu bari hanze bakeneye ku njya numva baruha amaterime menshi sinzi niba uri nayaza amaterime bajya baha insenda bamwe babyita gashibura beberiya ni ibintu abantu bashyiraho ariko urusenda rugira amazina yarwo ari tekiniko ntabwo ibyo nibyo abantu baba bishyiraho kugira ngo basetse kuko ibyo bavuga nibyo wowe uba muri business yarwo urabizi nge sinjyeho kubyemeza n'undi muntu sinabimwemeza urusenda rwo ko urwongera umusemburo bushake bw'umuntu ibyo urusenda baramubwira bati ati ufite umuntu oya ibyo ni mentalite mani z'abantu ubu se umuntu urwaye malaria ntabwo agira ubushyuhe ubwo se aba yariye urusenda so ni ibintu abantu bajyaho gusa bakabeshya bagira ngo basetse bandi cyangwa bagire ariko banakabye kame ariko ntabwo urusenda ni urusenda nyine nk'uko n'ibindi birungo byose bibaho kandi bakabirya abantu nibagira icyo babo